ndakubwiza ukuri ngiye byigeze kumbaho byigeze kumbaho ngiye kumastaringisha boro yanjye ntungurwa no kumva ngiri gukorwa nande na Evidex sibyo mu bisumizi Evidex nawe ara mastering ndafata ka mastering ntungurwa no gusanga umuntu wari witeze ko ari nawe uri mu masteringire atari ukuzaniye boro yawe ngiye natunguwe no gusanga Evidex ari wifite muri studio nsanga ari no kuyikora yari yambwiye ko Bob ari uzayi mixing cyakora yasohotse irimo jingo ya Bob kandi warasanze kwa Evidex ndirimbo yanjye ngiye munabyumve sinzigera nshyiramo jingo y'indi muntu never why kandi ngiye mbizi ko nshobora kubikora bigakunda Element rero byarenze uko namufataga byabaye ibindi Element ni icyitegererezo ku bantu benshi gutya ngiye kukubwira dushobora kuba tuzi wenda ko ari umuntu wadanje uzi gucuranga bihambaye sibyo ariko abantu bataramubona ari muri studio ntibabyemera akanyana yica abantu bari kumva ataje before I'm yelling at me, I need to. Nobody super money, me like to. You want, I don't need me like to. Yeah. Before me, what you like, me man like. Before me, what you like, me man like. Yo, oh yeah. Tugaruka k'iki kintu cyo guhindura ama password. Njewe nari umuntu nzi kureba tutorial ku rwego rwo hejuru. Sinakuye ko natunze imashini nyine umwana. Nari umuntu nzi kureba tutorial nkareba ngo ese imashini bayikontorora gute biki none ahantu banabyiciye imashini ya mwarimu yari iriho sava yari sava ikontorora ndimo mashini yose ku buryo bashobora kuyinjira mu gahita ubona ndimo mashini yose nibyo abanyeshuri barimo gukora ndi niyo ninjiyemo nisanga ya password nakubitaga mu mashini yanjye ariyo nakubise mu mashini yandi yose nsanga ahubwo ni iri kuyakontorora yose mbaza ngo byagenze gute giye baje kundira muri class ahubwo ubwo buranyishe ndaguruka ahubwo gusimbuka nkagenda njyewe bwanyu nuko nari mfite ubwo ahubwo director yaragiye kumbaza ngo wabikuze ute mu gihe na mwarimu yatwigije agatarabi uravuze ngo twarakoranye mu rugo iwanyu ndahazi papa wawe ni umuntu ukunda gusenga cyane ugishyiraho derede ugashyika mu rugo byagenze gute nkimara gushyiraho derede ntabwo nese njya mu rugo ahubwo Kigali nayo imaze hafi nk'imyaka 2 kandi njya kujya Kigali nari imaze imyaka nabwo 2 mba muri Kamembe nkirangiza ishuri umva ko ariko nari nkiri umwana mwiza nubwo ndi umwana mwiza n'ubundi ahubwo nyiri uburyo babibona umwana mwiza utarararuka ari nako ntabwo nararutse ngaho dukomeza ahubwo imbere y'ababona ko ndi umwana wenda usa naho ngaragara ukundi kuntu hari abantu babona umuntu umeze ukunguko bagatangira kwimagine inzoga itabi ndakubwiza ukuri umuntu mwese unywa itabi ufite akajwi gatoya ntagabaho bo usanga riba ryaramaze kwicijwe ijwi riba ryaramaze guhinduka sasa ngewe nk'umuntu wa mu bintu by'umuziki ntabwo wambwira ngo njye guvanga inzoga n'itabi nkora ibintu bisaba gukoresha umutwe ngo bizakunde never nakubwiye ko kugira ngo nshyireho dread ni ibintu byo kugira ngo just ngaragare neza imbere y'abantu kuko abo nkorera ni abarasta n'abafite umusatsi n'abameze bate baba bagomba gusanga nsa nabo kugira ngo
ntisanishe nabo dukomeze gukominikana kuko ndabyibuka ari nyuma yuko dore imboga apfuye nagerageje gukorana na ba Denature nsanze muri studio man yabanje kugigira wallahi kugigira mvuga nugusa no kunegirije wenda umurimo tugiye gukora dutangiye gucura nk'ibisanzwe kuko numvaga nanamwishyura ariko akemera ko mucurira indirimbo tangiye gucura ariko uburyo barebamo bakambona nk'umugospel bakabona umuntu utanabishobora ariko kora ko nzi ko mu brain wanjye ari wamuhaye ibiceri yabazanye abagurira amayoga wenda bisanga bicaye muri studio ari nanjye urimo ngomba kubakorera kuko ninjye mu producer akoreragamo mbona ko kugira ngo mbishyikireho mfite umusatsi usanzwe cyane ntago nzagafata biragoye nuze ndamwibagira nimba atari kumwirengagiza Imana ifashe abo muhanzi muramuzi nawe uko twarahuye niwe babwiye ngo ntago uzagafata utanywa fake nakumbuye cyane arubanze babwiye ngo ntago uzagafata utanywa fake karamubabaje nari kubaza ngo ukigeze mu rugo byaje kugenda gutera noneho nyuma yaho ugereye mu rugo nari kuzagafata ndashyizeho agasatsi hanyuma ubwo ariko mfite petit frère wanjye umenyera ibintu bya social media bya WhatsApp n'ibiki buri cyo nakoraga cyose yahitaga akereka mu rugo kwa pasteur wagiye kwajya bimeze gute rero buri cyo nakoraga cyose yahitaga akereka mu rugo ngiye nagiye kugera mu rugo cyakora ntago bigeze bantokinga ko byatari bari babizi ko bashobora kuba bambangamiye cyangwa ntibanambangamiye baramutse barihingukije kandi ari umwanzuro wanjye nifatiye maze gukura sibyo wenda ikintu cya mbere cyabababaje nk'ababyeyi ni ukubona nari ndangije ishuri rya muzika bazi ngo nzajya ncurangira korali bakabona ahubwo nahise mpindura uhita uhinduka neza ibyo bagutagatengaga atari byo uri gukora atari byo ndimo gukora kuko icyo bari biteguye nuko nzajya gucurangira korali urakumva hanyuma ariko ntabwo bagize bacika intege cyangwa bagire gute kubera ko ngitangira ibintu by'ubuhanzi kera ntajya no muri production nkiga mu wa 3 secondaire ntekereza ko ari bwo nigeze gukora indirimbo ya mbere byari indirimbo ijyanye no gukorera ikigo papa wanjye ni umwe mu bantu banteraga intege najyaga kujya gukora amashusho kubera ko yamye acuruza imyenda kuva na kera ibintu by'isekene akagofero keza karimo agatambwira ngo rero nimba kagukwira uzagakoresha ibi bintu mvuga Imana imuhumugije kuko ni umuntu wa mbere wanteye iteka nubwo ari umupasiteri noneho ukivuga ku bintu by'amashusho uvanga audio production na video production gute Aza video ninjye bikorara hari video nzambona nkabona director ni wowe ubivanga gute Nese ko nenze ko abantu bazi ko atari ngiye ubikora byose hoye njyewe ndabikubaje uko mbizi nyine wowe sobanura ukuntu bivanga kabi nukumenya umva ukuntu bimeze navuga ngo logo iri mu mashusho ni director Ben ni DB hejuru akaba akantu kitwa K4 numva akantu ka K4 kari akakera ko naragakura sibyo none twagera muri audio production byatandukanye nkimara kwitwa ndabatangiye ndaba nyirurutare ndaba nyirurutare ariko hari akantu heza abantu hari ndabatangiye akaba na ndaba yikiyemo kabiri itiba ndaba iyo yesigasigara he iyo ikaza kubiki iba ndabatangiye iyo indirimbo nyirangije ikira mu ndabatangiye ndabamaze ariko itangiye tubango uri ndaba konye kora ko nibwo ntangiye gukubita imirishyo ku mabuye ndaguta nangiye ubusobanuro bwazo ntutangiye kububona se ubwo myanya genda wicumye hanyuma ufite iyihe ntego muri M Record intego mfite muri M Record siho honyine gusa mfite intego ahubwo intego mfite kubagana M Record niri imbere kuko intego nari mfite yariyo nari mfite muri M Record yariyo kuhindura uburyo hagaragara ngahindura n'uburyo
wenda havugwa nkazana touch nshyashya nkazana imikorere mishyashya nkazana ndetse n'uburyo abakiriya bifuzamo bashaka kuko urumva production y'ahambere yari yahindutse avuga atereka nzane noneho ibyo mu ishuri ndani. Hano abahanzi bari muri Rusizi na Nyamasheke bahari biroroshye ko bakumenya cyangwa bagushyikira hano? Ndatekereza ko mbere nibwo byari bigoye, ariko bene wabo nibo bagenda bakabibibwira bati ubu producer uri Rusizi turamuzi cyangwa ku mihanda numva jingo irimo kwivuga ndaba n'ibiki harakaba sinjya ndeba kuri stati ngo mvuge ngo ibintu na postinze ngo nibyo binzaniye abakiriya naba nkubeshye. Cyakorera wenda manager wa studio n'undi muntu umwe Maneri niba abakiriya bakura barahigama ubanza ari uko ahari nimero zose ziri ku mbuga nkoranyambaga ziba ziriho nyine nimero ya CEO ariwe Maneri uciyemo ako ka M k'imbere niko kitwa M ugateranyaho studio record M record akaba boss akaba nawe boss urumva nakuntu nyine nakuntu wazumbwire ngo rero ndashyiraho nimero yanjye kandi mfite hari umuntu bishinze birumvikana. Hanyuma babana bakiri hariya ariko utandukanye y'abana bari hariya bari mu byiciro bibiri. Hari umwana uri hariya wanditse indirimbo wazirunze ariko ntago azi kuririmba. Hari n'abana bazi kuririmba ariko batazi kwandika. Abo bantu babiri batandukanyiriza he ubafasha iki? Ufite indirimbo nyinshi ariko ntazi kuririmba ariko atazi kuririmba, noneho hakaba na wa wundi udafite indirimbo yanditse atazi cyangwa atazi kwandika ariko azi kuririmba. Reba urugero nka Vestine na Dorcas kuva batangiye hari indirimbo bariyandikira se nta n'imwe ariko kuririmba abo nabahanga. Hanyuma abo bantu bafashe iki? Bafashe muri ubu buryo rero burya habaho umuririmbyi akaba n'umuvibe. Ushobora kuzi kwandika utazi kuririmba, icyo kintu cyoroshye nko kunywa amazi. Uzi kwandika indirimbo wayizanye kwa producer rwose hakaba ari wa umwana uzi kuririmba wowe utazi kuririmba ariko uzi kwandika. Ikintu dukora ni iki ngiki, iyo tutangiye gucura ari ikintu ari ibintu bita ngo ni igishinwa cyo kubanza ndaza no kukikumvisha mu kanya. Ari ibintu bita ngo iyo utangiye gucura umuziki kugira ngo ubone injyana nshyashya muri wowe utarinze gushyiramo amagambo ukimagine ugashyiramo ibishinwa bimeze uko ntabitafite amagambo. Twebwe duhita dusimbuza cya gishinwa twumve kiririmbitse neza tugashyiramo ya magambo ya wa muntu utazi kuririmba. Wabyumvishe? Wenyine ubwo akazaza kiga cya gishinwa uburyo cyari kiri kugenda. Mbese ni nk'uko twakavuze ngo njye nonaha niba nzi kwandika ariko ntazi kuririmba reka nirefere ku muhanzi umwe wenda akavuga nka Kenny Solo cyangwa se Roskana ko nibo bantu wenda bakubita udushinwa ukumva nyine tugezweho. Reka nirefere kuri uwo muntu. Ubwo muri gihe niba nzi kwandika amagambo ntafite injyana iryoshye ubwo mpita nirefera ku muhanzi. Ubwo muri make wa wundi utazi kuririmba ariko azi kwandika ayaje agasanga muri studio harimo umuntu uzi kuririmba ahita ko yirefera ku ibyo bintu umuntu yaririmbaga ndetse bagatangira nyine kuba connected. Sobanure ko kuri buri ruhande rwose umwana uri hariya cyangwa umusore cyangwa inkumi ukeneye kuririmba neza cyangwa ukeneye gukora umuziki we uramufasha. Atazi kuririmba cyangwa atazi kwandika abenshi mbona nabazi kuririmba abazi kwandika rwose imyandikire usanga ari yepfiyongiyo usanga. None se ko waje gushyiraho derede ukaza gushaka iyo look umuntu uri kureba ufite umwana we cyangwa se ari afite nk'inkumi ye afite nk'umusore ariko ukeneye kuririmba gospel urayikora? Ahubwo baza ngo maze gukorera amakorari angahe? Maze gukora korari zirenga 8. Ebyiri muri zo sibumbamamaze yarabavuga ariko n'abakiriya bawe kandi warabakoreye. Okay, hari groupe y'abanyeshuri nakita ko ari abanyeshuri bwo ntagara abantu bakuze cyane
babarizwa bweyeye ubu kuri YouTube irahari babita ubumwe group nabo muri GS Gasuma bari kubireba bahita babibona indirimbo zabo rwose nimuzibona kumwe amajwi n'amashusho ni kubwa sinyatiri iri urukumva tuve kuri abo ngabo Nkombo ifite abanyeshuri baririmbye ntekereza ko nta wundi muntu wabakoreye nuhagera uzayibona Nkombo wandika nkumva umuziki ukavuga ati cyakoze nabonye umuziki nabonye umupeti uzi gucuranga ku rwego rwo hejuru uriyumva ku buryo wumva uzi gucuranga of course yes ndi umucuranzi ushaka kubimenya azaze nsange muri studio Element umufata ute Element rero byarenze uko namufataga byabaye ibindi Element ni icyitegererezo ku bantu benshi gutya njye kukubwira dushobora kuba tuzi wenda ko ari umuntu wadanje uzi gucuranga bihambaye sibyo ariko abantu bataramubona ari muri studio ntibabyemera utuvido twishi tumaze gusohoka kenshi usanga ari umucuranzi imbere ye ufite gitari cyangwa se ufite piano Element akoresha ubwonko nagakoresha umuziki uranga abazi neza ngo ndamutse mbonye akantu kameze kunguko niyo kaba ari akacurangisho k'amasegonda 5 numvishe mu ndirimbo y'umuntu wo muri Zanzibar leta ngatangireho nuba ku muziki urinda urangira w'iminota 5 ndetse ugasanga ko kantu akabyajemwo imiziki y'icyumweru cyose cyangwa niyo mpamvu bamushinja gukora indirimbo z'abandi amakopi se ntibakora kopi ariko zikarya ntacyo bintwaye uramushyigikiye kandi ari umuproducer mwe n'abantu adahangibye icyo mwubahira ni wa muntu wizirika ku kantu akizirikaho akavuga ati niba aka kantu gashobora kungaburira setu ndashaka umucuranzi wa mbere mu gihugu shaka umuntu wa mbere mu gihugu uzi kwandika akazana nk'abantu 5 barumagana abandi bose akavuga ati iki kintu kibyaza mu musaruro Element nkuko bivuze umusobanure neza bavuga ko we hazi nyine ubu mutwazi kukoresha ariko bamushinja ko atazi ku mastering kuva yatangira indirimbo zose masteringwa na Bobo Pro indirimbo yako nubundi ariko twe twizera ibyo tubona niba zi masteringwa na Bobo Pro tugomba kubyemera gukora ko ni Bobo twumvamo ndetse niyo yaba ya masteringwe na Element tuzibaza kuki Bobo atashizemo jingo kandi wasanga Element amaze kumenya ko abana neje muri sinzi umuntu wavuze ngo Bobo ngo nta n'ikintu akora ngaragenda gatashiramo ya jingo yo gusanga akabara ngararangije biranashoboka ndakubwiza ukuri ngiye byigeze kumbaho ngiye ku masteringisha boro yanjye ntungurwa no kumva ngiri gukorwa nande na Evidex sibyo mu bisumizi Evidex nawe ara mastering na Fanta ka mastering sikara wenda nakwibagirwa rukumva ntungurwa no gusanga umuntu wari witeze ko ari nawe uri mu masteringire atari ukuzaniye boro yawe njye natunguwe no gusanga Evidex ari wifite muri studio nsanga ari no kuyikora kigeno none nari njyanye na foto kakanyama kanjyanye kwa noze kwa tele nsanga umuntu urifite siwe nayihaye sinawe ugomba kuyikoraho cyakora ntabwo ari njye ugombaga kwishyura Bob ahubwo umuhanzi niba namukoreye ku 40 akavuga ati nge nzongeraho veni njyane ku muntu mixing yari yambwiye ko Bob ari uzayi mixing cyakora yasohotse irimo jingo ya Bob kandi warasanze kwa Evidex bishatse kuvuga ngo rero rirazina ryarubatswe ushobora kumasteringa indirimbo wanyu ugashyiramo jingo ya Bob abantu bakaba babamane Bob wa mastering of course yes cyane iyo ukora ibintu byiza biryoshye nk'ibyo nyine bifite agatuza cyakora ngiye ikintu ntazigera nkora indirimbo yanjye ngiye munabyumve sinzigera nshyiramo jingo y'indi muntu never why kandi ngiye mbizi ko nshobora kubikora bigakunda none se wowe byose urabishoboye byose urabyikorera of course yes cyakora kangwira ikintu ntashobora gukina nacyo indirimbo y'umugospo aho ivi kagera subiramo ngo y'umugospo
njya nifashisha abandi bantu. Kijyanye na mastering y'amajwi ndakikorera na mixing, ariko imicurangire rwose waho nduzi gucuranga muri korari ndamuzana mumwitwaze tugakorana, turi gucura turakorana. Yumva ko muri komisiyo uko bacuranze bitandukanye nuko ndi bubacurange, minsi ko ngiye ngomba gukenera abacuranzi babo. Ariko tuganiriye umwanya kandi mwiza. Ndashaka none uba abantu bamaje kutwumva, bamaze umwanya baduteza umwanya, umuntu ugeze kuno muntu atayumvishe kino kiganiro we aba yateze amatwi, umwumvishe tumwe mu tuntu twawe wakoze ho gato umubwati dore noneho wasanga nka gutya wa musore wa yankumi kutureba ivuga ati hano iwacu hari umuproducer cyane cyane uri bunkorere kandi akankorera ibintu byiza akabimpa neza ari ibintu bizima, utwumvisheho ku kantu wakoze, hanyuma nyuma uhite unanyibutsa uburyo mperukure n'umuhanzi. Cyangwa reka tuvuge ku kantu duhere ku cy'ubuhanzi, twabereka aho bigeze. Mperuka uri n'umuhanzi, turacyabikora bara rero ntabwo aba producer umuhanzi, ahubwo nge nuko nahinduye icyo kuvuga ngo reka njye mu bijyanye no kuririmba, ahubwo gucuranga mbibyaza umusaruro. Niba no kuririmba bizaze bituruka mu byo nzanazikorera njye ubwanjye, ya misiki nzayikorera. Akaraga gitari kanjye banza kanandusha imyaka, ese gitari irashaje, impamvu niyo haje gitari nshyashya n'izindi zibanze hariya, niyo haje gitari nshyashya sinjya nyikoraho. Aka gitari kamaye ma inspiration kuva kera, umurya wako uvaho ngasubiza hundi, ukagira ute ngasubiza hundi, ariko impamvu aka gitari ntazagakura imbere y'amaso yewe no kwa Dorimbogo, suko nari nyoboye kujya gufata izindi gitari nshyashya. Ese muganiro nayo niwe wanatwaraga kwa Dorimbogo mu biganiro? Nuko nzikoraho yankuye ngiye bwanjye no gitari niga gucuranga mu rusengero, niyo nahereyeho. Njya kugira gute production niyo mbese akantu gato navumburaga kagurya, leta njya ku mashini nisanga nakabyaje umuziki ugaragara. Ese mperuka uzi gucuranga indirimbo za gakondo, handimba gakondo uzi gucuranga? Mani kurenza abantu hambaza none se rabiyobe kuva mu bwana gitari y'agacecuru, iyi nyecuru iyi ngiyi ni ibyara umuziki. wari wabona Bob Marley acuranga gitari nshyashya, nuko zitabagaho, ntiyari umukire, yagiraga gitari yaboze. None nkibuka ko abantu tugiye gusorezaho mbere yuko utwereka ku maproje yawe n'utuntu buri murakora, kandi tugiye gusorezaho. Wigeze uhagarika ikigo cyose amaraso, byari byagenze ute? Wigeze uhagarika ikigo cy'amashuri aho wigaga amaraso, byari byagenze ute? Turakomeze wowe mpa story yo guhagarika ikigo amaraso, ariko kubera impamvu y'umukobwa byari byagenze gute? Se kuko ndacyanabyibuka mukagira Imana we nibivangamo umukobwa rero urahita yicurika cyeka tubifata indi munsi. Njyewe hari agastori gato nshaka ko umbwira sankunshonesha. Ni story y'imashini zo mu kigo wahinduye ugahindura password. Okay. Akono warushize makaru kumukobwa kandi haya kandi kumukobwa kaza password wari wahinduye ari izina ry'umukobwa ngaho ndabura rero. Ko wajimba bari ari habaye iki bini wajimba bari kweli ira story ndashaka umbwire hari habaye iki kuva kera uko ubu producer cyangwa ubuhanga ufite no kuva kera ukiga muri segonderi wari ufite ku mashini. Itangaje bira bintu nari ntaratangira production.
nigaga tronkome ni muri GS Muganza Medical Conseil ndacyanahibuka ntabwo nahibagirwa ni ikigo kiyobowe n'abapadiri n'amamansera aho ubukorikori bwo bwanatangiye kera hari mugani. Ntekereza ko natangiye kwinjira muri lab ya computer igihe bari barashyizeho amarushanwa ya CPG y'ibijyanye no gushushanya inkuru no kwandika imivugo ariko nyine ivuga ku bijyanye n'u Rwanda n'u Burundi na Kongo. Ndabyibuka nanjye wabaye wa mbere tujya guperforminga bwa mbere twaperformingiye muri Saint Paul mu Bugarama tuza kuhava dukomereza muri Kamembe cyakora abantu bankweyemo bansinze abanyamuru ntabahe ako nuko ntarimenyereye nyine guperformingana n'abandi guhangana. Tugaruka iki kintu cyo guhindura ama password njyewe nari umuntu nzi kureba tutorial ku rwego rwo hejuru sinakuye ko natunze imashini nyine umwana nari umuntu nzi kureba tutorial nkareba ngo ese imashini bayikontorora gute biki none ahantu banabyiciye imashini ya mwarimu yari iriho sava ikontorora andi mashini yose ku buryo bashobora kuyinjira mu gahita ubona andi mashini yose n'ibyo abanyeshuri barimo gukora njye niyo ninjiyemo ya mwarimu mpita ntangira gukontorora n'izindi mpita mpindura password mbikora nkina njye nk'uko imashini yanjye nayihinduraga password ataza kugira undi muntu w'umunyeshuri uza akareba ibyo mba nibereyemo. Imashini yanjye muri class wasangaga irimo utuziki n'uduki aravugaga nti rero prof ataza kuza agasanga imashini yanjye ntirimo amasomo gusa ahubwo hiberemo n'umuziki none nza guhabira ku ya mwarimu nisanga ya password nakubitaga mu mashini yanjye ariyo nakubise mu mashini yandi yose nsanga ahubwo ni iri kuyakontorora yose mbaza ngo byagenze gute giye baje kundira muri class ahubwo ubwo buranyishe ndaguruka ahubwo gusimbuka nkagenda njyewe bwanyu nuko nari mfite ubwoba ahubwo director yaragiye kumbaza ngo wabikuze ute mugenda mwarimu watwigishaga tarabizi mugenda mwarimu watwigishaga tarabizi uwo mwarimu yacyakora baje kumuhindura bashyira mu wundi bitaga zebra abizi utuntu tw'imashini rumva aratumenyereye ahubwo mbere nyuma yawo nibwo natangiye ahubwo ibintu by'umuziki mbere yawo urumva nari nshoboye ibintu byo gukina n'imashini ndi n'umudije ku muhanda ndi n'umunyeshuri mu wa gatatu segonderi ariko urumva ibyo gucuranga byanjemo ku ishuri bazanye bya bipiyano bya kera by'ibiti byo mu bigo by'amashuri bya Katolika nibwo natangiye kuma nshaka kujya gucuranga nkajya niba ufunguzo nkajya muri lab nkajya gucuranga. Iyo story ukuntu yarangiye password yanditse ku kibaho urayibuka? Nanditse ku kibaho kugira ngo nibayibona baze kuyishyiramo bivemo kandi barayishyizemo binavamo ahubwo umukobwa bituma muvuga nta wundi bumuvuga dakaka bya kera n'ibya kera yewe nashaka kuruza mugisha uvuga izina ry'uwo mukobwa ntabwo namuvuga cyakora izina rye itangizwa na rigasorwa na ne ego Emeline mbo twakomera yawe kuki ataba ine shaka kuki ataba Verines mbonga sawa twereka none kano kanya ufite sheri nona ngira abasheri benshi barengana 200 negereza agatebe hano none se kuvuze nka Irene wavuze ngo afite abana benshi ngafite bamaje kuba nka 5 kandi tuzi kagira umwana umwe muyo ngaho biratandukanye wowe ufite umwana ntabwo mubyara ku musheri mubyara ku mugore wawe hanyuma abasheri byajute ngira abasheri just niba umbwiye ngo sheri sheri ni ijambo ry'igifaransa sibyo se umuntu ashaka kubwira mu monsheri tabakubwiye ngo inshuti yanjye akuyeho iyo mo akabivuga ukundi kuntu mu buryo buri avuga masheri kandi ni ijambo rimwe abavuze nge ntekereza ko sheri ari inshuti nge ngira inshuti nyinshi ahubwo uyumbaza gutya iyo umbaza gutya umukobwa dukundana rero yaranyanze ntawe yakwangiye ikiza yanyangiye ko ndi umusitari
ndavuga ati utuntu tw'udusatsi yaranyanze uko umuntu tugenda twotera utuntu tw'udusatsi tugenda twototera itabi naho inzoga ababona ngo ari utuntu tuzatuma nywa itabi tugatuma nzanywa inzoga ahubwo yarakoze ibi ngibi kunyanga kubera ko ngo nashyizeho direde ibi byatumye ngira icyo nitaho kurushaho byatumye mpanga amaso yanjye mu gukora ngaha agaciro babandi bampereza amafaranga kubera ko ngaragara nk'umusitari kurusha uko njye nagafasha amafaranga nkayaha umukobwa kugira ngo ngaragare nk'uko nshaka kwamera wakiyahurira umukobwa ngo yakwanze never kubera ahubwo mpita nkomera mpita numva nakabyibushye kurushaho ngaho utekereza ko ari icyo umukobwa yaranzaniye ese tutarengereye ubona umumaro w'umukobwa mutarabana imbere yawe usibye wenda kuryamana gusa sinjya mbikora ibyo bintu ariko usibye kuryamana gusa imbere y'umukobwa mukundana ubona ari iki kintu akumariye cyatuma wowe wakiyaho of course yes njye mbabwiza ukuri reka mbabwiza ukuri ibintu tubishyira ahagaragara umukobwa mukundana none ahangaha mutaragira intego yo kubana usibye kuryamana hagati yawe nawe ubona ari iki kintu akumariye na kimwe cyatuma wowe umutwe kumva utaye umutwe kumva byakurenze kugeza ibyo ni wowe ubivuze ni njye ubivuze of course yes wabisubiramo nabisubira wa mukobwa hicaye wabisubiramo nabisubira none se ubundi acyamubona nagahenda ufite koko yakwanze ariko kaoya kandi byaranteye gukomera byanteye gukomera ubu none ubwo iwe ari kundeba akavuga ati mana we ubwira icyo umusore wiyahurira inkumi ngo yamwanze umusore wiyahurira inkumi condoleance basi nihangane ira ni igini babamo abasore biyahura kubera abakobwa ira ni igini bari mu ndani ni igini batera kwiyahura amaye ni umudayimoni uzukinjira mu basore ukabumvishamo kubera ko umukobwa yanyanze reka niyahure why hakintu cyatuma biya ku buzima kubera why you can live your life kubera iki ushobora gusiga ubuzima bwawe ngo ujye guhita mu bundi buzima utigeze cyangwa kugira ngo wumve kubayo cyakora nicyo nanivugira kuvuka mu muryango wa gikristo hari banze ari byo bituma umuntu ajyana akaba macuwa mu mutwe sintekereza ko kwiyahura kubera ko nazize umukobwa niyo yaba atari umukobwa ari umuryango wanjye wose ubaye utanahari nkumva ubuzima bwanjye burashize ntabwo nshobora kwiyahura sibyo kubera ko nzi neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubuzima bwiza ikindi ushobora guhitamo ubuzima bubuga ukazabubamo iteka ryose ndavuga mu muriro muri gihe no wayinishora mu muriro kandi nzi ko Yesu arimo adusabira kuzabite yego pasiteri we oya nuko mbizi urakoze twerekere ku projet zawe hanyuma dusoza ikiganiro pasiteri we twereke twumvishe kuzaproza twumve babana twumve ukuntu bimeze hano urumva turebe ukuntu byari byo ariko wigeze pasiteri ku ngufu none zo kwigira pasiteri bura nunganiriza ubutaha nzakubwira ukuntu bitoroshye gutunga umusatsi kandi uturuka mu muryango wa gikristo abantu bararikiye pati kabiri abantu bateguza igice cya kabiri nibwo tuzaganira ku bijyanye n'umusatsi n'abarasta batunga umusatsi deep life yabo uburyo bwabo biyumva uburyo gitwaza kabera uburyo twe twiyumvamo nsanzwe ndabumenyere kuko nabayeho ntagira umusatsi nabaye no muri korali nzi uburyo ababa muri korali bafata umuntu utagira bafata nabi ugira umusatsi ibyo nyine nzabibaganiriza ubutaha noneho wagera hano mu cyaro ho noneho yaba no mu mujyi ariko wagera hano mu cyaro ampaye nka ya byuma byawe ko byeshe uzikigwa ikanacuranga nawe urumva ibyo ngibyo wenda tuzabigarukaho ubutaha ariko sinzi niba ibi ngibi byo urimo kubibona kameramani wazanye kameramani nazanye akatazana anaturebera hano habaye iki wowe dukubitiremo okay
agiye kutwumvisha ku tuntu tuduporoje mbanze negere hino gucya atwumvishe ku tuntu tuduporoje mu kuntu koryo n'uturonso numve wa muntu ukuntu yibura ngo tunazi kudukora twumve ukuntu badukora banzangare naze gusobanurira kare nkubwira ibintu bijyanye n'igishinwa handi umuhanzi ashobora kuza adafite amagambo cyangwa se afite amagambo gusa ariko adafite uburyo ki yaririmba nuza ukumva ayo magambo uraza kumva nta jambo na rimwe ririzima ririmo nta jambo na rimwe ririzima waba watoramo iki nicyo bita igishinwa ni igishinwa ubanza guhinduka ifokia miyanja miyarito kumali subi mali ntabwo rubaho imagination nyine before me what is my life yo icyo ururimi rudufasha ni ukugira ngo aya magambo tuyirefereho duhimba ijambo rijya gusa naryo ariko risobanuye wenda nk'urugero mvuge ngo niba mvuze ngo I can live in my side oh like yeah iryo jambo ntivuze ntabwo uryumvishe nshobora kuvanamo ijambo rivuga ngo I can't leave my side for you ya nkabiri nkaza kubiririmba mu buryo bwumvikana mu gihe bwa mbere nakoresheje igishinwa just ndi gushaka kugwa mu njyana gusa ibi nibyo biha umuntu nyine kumenya noneho ku buryo noneho bimuha gufata vuba kubera ko umuntu wumvisha indirimbo buriya indirimbo umuntu yahimbye wayifata mu minsi 3 ukabuzi kuyiririmba kuruta kuyihimbira ibintu byawe. Indirimbo ya Bruce Melody ushobora kuyifata mu minsi 2 mu gihe yawe yakunaniye yawe yakunaniye rero uzana ayo magambo ukayefera kwa ntukajya usimbuza akora service wenda bikora agafata indirimbo akayikorera kava iki gishinwa nicyo ukorera kava sasa havamwe indirimbo ifashe yawe itarigeze irimbwa n'undi muntu uko mbishe none harimo beat twumva uburyo bitari harimo beat abantu bari kumva Nifokia miyanja miyarito nikwata nona miyarito before me what nice in my life before me what nice in my life yo yeah now life you are less my murumva ko ibintu biri hano ntibisanzwe turabakumbuje rero muzaze muri M Record hanyuma nimero za studio muraza kuzibona muri description y'ino nkuru hanyuma dukomeze tubane ndabashimiye ngiye nitwaga Mr Bean.